shaka ngo uzaze kunywa ikigage nimba wakibasha. Prophet nekereza kujya gutumirwa ntago watumiwe ngo ujye kwicara muri VIP cyane yuko na VIP yari hari kubera ko nge kuna bikurikirana nahageze hari akarutara nahagera n'abandi atumirwa batarahagera ahantu hose hari VIP ahubwo byatewe n'igihe wowe time nimba bagwaye time ya saa 3 cyangwa saa 2 igihe uhagerera wowe ukaza kuhagera saa 5 kama king vuga wirya iminwa reka nkubwira gakuru taruzi wari uzi ko buriya Vestine yamenyanye n'umugabo we mu kwezi kwa 10 sibyo ubwo n'umwaka ushize hanyuma umugabo we aza Kigali mu kwa 12 bamenyanye mu kwa 10 aza i Kigali mu kwa 12 bakora ubukwe mu kwa 7 mbarira imibare irimo aho ngaho yaragiye yaravuye ku bintu by'inzoga aragenda agura ikintu bita n'inzoga yitwa gute yahise gute ni icyuma jiribisi ngo ni jiribisi ntoya jiribisi ntoya aragenda agura n'akaji ariko icyo gihe akaba yari yamaze gutyaza ibyuma bibiri yamaze gutyaza ibyuma bye bibiri urumva ko umugambi yari yawunogeje tukumusaraba so sinzi ko harimo creativity sinzi wenda icyo yaragamije n'icyari kigamije kuri stage ariko byaro kurimba bisanzwe ariko nabonye aza ari kumwe na genge ba Mitsutsu nabandi bose baza kuri stage ariko nabonye ari kuvuga ati kubera iki nakoze stage irenze hanyuma abanyarwanda nimuyivugayo cyangwa se bitangazamakuru nimuyivugayo ushaka gusanga wowe ibyo wita ngo birarenze abantu sometimes ni ibyo bice bibiri byose babihari ushaka gusanga wowe ibyo bita ngo birarenze abantu ku rundi ruhande babona nk'ibitarenze sasa wowe urajyana icyuma ku mbunda urantibare nta kindi cyo bakoze bamusokoje bamukubita iry'akabuno n'iry'agakanu aferi irangirira aho ngaho ubwo nta bundi butabera we yabwifatiye yarwiciriye aravuga ati ndagwa aha ngaha Yes, nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mu bana natwe mu biganiro byacu umunsi ku munsi. Iyi ngiyi ni Mpinga Media one more time. Nizera ko mumeze neza cyane aho muherereye hose mu mande enye z'igihugu. And of course my name is MCT. Hanyuma Impinga Media bikorwa bihari nabwiye yuko inkuru yo zagucitse hano mu busesenguzi bwacu umunsi ku munsi ujya kuri website wangiza ukareba impinga.rwa warangiza ukajyaho ukaba wabona inkuru nyinshi zigiye zitandukanye nababwiye yuko every time bandi kumwe n'umuntu tukaba twicara tugasosengura ibintu bimwe na bimwe ariko uyu munsi abavandimwe ntabahari ariko nibitubuza kuba twababwira amakuru cyangwa se twasesengura bimwe mu byagiye biba muri iyi weekend yari irimo ibintu byinshi bitandaje yari irimo ibitaramo bitandukanye twaba dufite experience y'uwitwa papa cyangwa se cyuma ni igitaramo cyabaye ku munsi w'ejo kikaba cyarabereye muri Kigali Universal aho ngaho kabiri gitaramo cyakimeze neza cyane 5 kuri 5 ariko ni igitaramo cyabayemo ibintu byinshi bitandukanye muri aperi Pfla Caplopide Great cyangwa se akaba ari Imana y'u Rwanda nkuko akunda kwiyita yatashye babaye cyane avuga yuko basuzugura hip hop za old school ariyo mpamvu atahawe umwanya wo kugira ngo aze guperforminga ku buryo bukomeye turaza kwinjiramo tureye mu gitaramo kuntu byari bimeze byari show after show ariko nanone uwitwa Kivumbi King uwitwa papa cyangwe nyiri gitaramo yageze kuri stage ibyuma bibanza kumuzimbiraho amara iminota 28 ibyuma bitaragaruka muri gahunda dufite kiya kibazo sound zo mu Rwanda hari kubiki biri kugenda bite birababaje kuba bategura igitaramo wagera kuri stage bikabibaza abarundi rero ntago ari mwebwe mutavugirizwa gusa n'abanyarwanda ntago bavugirizwa ni ikibazo hanyuma ndaza kukubwira yuko akaso uri guseka ibiki kweri ndikukubwira ko abarundi bajya batubwira ngo ntago tuvuza ibintu byabo ntago tubivuza hanyuma natwe
natwe ubwacu ntago tuzi kwivuza vraiment ni ikibazo gikomeye. Hanyuma ndaza kukubwira yuko kandi n'ubundi ngira ngo abantu mwabonye inkuru iri trend cyane, abantu mukurikirana imbuga nkoranyambaga, uwitwa Godfather mwabonye space yakoze, ariko yari igamije iki, yari kwerekana uburyo ki umunsi wo kwa gatanu humvikanye inkuru mu rukerera yuko hari umujene wishe umusista bakundanaga yitwaga Diane, ariko noneho amagambo yabanje kuvuga akimara kumwica niyo turaza kugarukaho tuze kureba byagenze bitubundi habaye iki kugira ngo bize kujya ku rwego rwo gukata umuntu ijosi warangiza ukanabyigamba nyuma. Ibintu bisigaye bibi crazy cyane, kuko abantu bararakaye, abantu bapfuye inote 300 kwere 300 bituma umuntu mutwe ucika, ariko nekeza ko abatari 300 ahubwo biba ari ikibazo cy'ubumuntu maze gushira mu bantu kameme. Hanyuma nk'izo nkuru zose turagenda twinjira no mu bindi bintu byagiye bivugwa muri weekend, ni byinshi bigiye bitandukanye. Ko se waruzi ko uwitwa mama Urwagasabo cyangwa se Scovia yamaze kugira gute kulaunchinga nanone mu buryo buri official noneho mama Urwagasabo. Ibyo byabereye mu Kigali Universal ku munsi w'ejo, aho hari ibyamamare byinshi bitandukanye. Anyways, reka twinjire mu gitaramo cya Papa Cyangwe. Mu by'ukuri ni igitaramo cyagombaga kuba kikabera muri Kigali Universal, cya igitaramo cyo gucelebratinga imyaka igera kuri 5. Imyaka igera kuri 5 amaze mu muziki nyarwanda. Ni igitaramo cyakiryoshye cyane, cyakibereye amaso, cyakinameze neza byatari, ariko nta byera ngo de. Ndahera kuri côté negative hanyuma tuze kujya kuri côté positive. Côté negative za mbere zabayemo igitaramo nk'ubisanzwe nka misa ya mbere hano mu Rwanda dufite ikibazo kivuga gipfe dutangira show dutinze. Amasaha we isa 2, igitaramo gitangira saa 4. Ariyo haza kuza kese zijya zibaho zuko ujya gusanga ugasanga abahanzi bamwe na bamwe babuze umwanya cyangwa se babuze stage. Ibyo byabaye kuri Kapilopi the Great. Kapilopi yaje kuri stage mu masaa 7 z'ijoro, araza asanga n'abantu barimo barataha, donc yaririmbiye abantu bari gutaha, abantu barimo barazingutwabo. Icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye, ariko kiba cyabaye mu buryo bwa time management. Icyo ngicyo kuri stage hagiye abanzi benshi bagiye atandukanye, batari no kuri affiche muri rwa rwego rwo kugira ngo bahereze abahanzi bakizamuka cyangwa se upcoming stars baba bagihari, babona ama stage bagira ibyo bakora. Haje umuhanzi witwa Benovio, uyu nguyu araza aririmba ibintu kuko yaje ngo yateguye stage, nabonye arimo arigaragambye cyane ngo impamvu batavuze kuri stage yiwe kandi yarateguye ku buryo bukomeye, yaje yaribambye nka Yesu ku musaraba. So sinzi ko harimo creativity, sinzi wenda icyo yaragamije n'icyari kigamije kuri stage, ariko byaro kurimba bisanzwe. Ariko nabonye aza ari kumwe na genge ba Mitsutsu nabandi bose baza kuri stage, ariko nabonye ari kuvuga ati kubera iki nakoze stage irenze, hanyuma abanyarwanda nimuyivugayo cyangwa se bitangazamakuru nimuyivugayo. Ushaka gusanga wowe ibyo wita ngo birarenze, abantu sometimes ni ibyo bice bibiri byose babihari. Ushaka gusanga wowe ibyo bita ngo birarenze, abantu ku rundi ruhande babona nk'ibitarenze. Ikirenze ni iki? Kirenze ni wa performance gute, byagenze gute, umuziki wateherezaga abantu warumeze gute, abantu bawakiriye gute. Hanyuma ibyo ngibyo iyo tumaze kubimenya nibyo twe dushima. Ntago dushima kuba waza kuri stage wambaye box ushaka kuyizaho, wambaye boxer twebwe tukabona nta kintu kirimo, cyangwa se bikaba ngombwa ko baguhereza za nzego zishinzwe ba bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe bakajya kugira ibyo bagufasha. So nabonye warekeramye cyane, ariko ngewe nta kintu cya danger nabonye. Twareberaga ku kibazo cy'imiririmbire. Ese waririmbye gute? Abantu indirimbo zawe bazakiye gute? Stage yawe uko wayijeho ntago byabyo necessary. So icyo ni icyambere. Cya kabiri, biranashoboka ko byagutwaye energy nyinshi, kubera yuko buriya ni byiza yuko umuntu ashobora kugira creativity mu bintu akora nibyo, ariko nanone ese ako kanya n'igiki kikenewe. Dukeneye kubona Yesu ku musaraba cyangwa dukeneye kubona ibindi bintu bijyanye n'igitaramo cy'umuraperi? Ibyo ngibyo byose ni poezo zose umuntu agomba kurebaho akavuga ati ibi ni byiza cyangwa bisi byiza, ibi nabyo. Nge nta kintu nabonyemo ku ruhande rwanjye, ariko nabandi ubwo impamvu batabivuze wenda ngewe impamvu ngiye mbivuze nuko nabonye reclamation zawe zabaye nyinshi. Urumva ko ufite umuyoboro wa YouTube ushaka kujya kuvugiraho ukavuga uko ibintu wabibonye nuko wabyumvishe, ariko si ngombwa kugira ngo abantu bose bumve yuko ko wateguye ibintu abantu baratabyakiye bavuge bati tuwarenze wakomye abantu. No way. Ahubwo
igihari ni kimwe, imiziki myiza ukayihereza abanyarwanda ukunda ibintu biri smart. Iyo biri smart turabyumva tukabyanariza, iyo tubyanarije tujyana nawe ewana tuguhereza umwanya, ariko iyo duhaye ibintu by'amafuti natwe turagupfunyikira tukikomereza. Well Benavia wari uri kuri stage ayaho yerekana magavuga ati stage yanjye ntago byagenze neza. Igitaramo abaraperi baje kujya benshi batandukanye, hagiye Racine yerekanye yuko n'umuhanzi umaze kugera ku rwego, sinzi impamvu bano batipe badahabwa imbaraga cyangwa bashyigikirwe cyangwa se nabivuga gute mu kinyarwanda cyiza, bahabwe bafatwe mu bitugu, donc berekwe inzira neza, kubera yuko nabonyemo management nk'abamuyoboke, nabonyemo abantu benshi bakurikirana iyi miziki hafi. Umuntu nka Racine yigezwayo kandi ubona ko ari umuhanzi ufite indirimbo abanyarwanda banazizi, by the way bajyana nawe imirongo ku murongo, ibyo avuga n'iki byose ukabona stage yiwe imeze neza cyane. Sinzi impamvu rero Racine ashobora kuba cyangwa se adashobora kwitabwaho. This murebe neza, murebe impano zikwiye gushyigikirwa mu zishyigikire. Twabonye Fifilaya wazanye n'uwitwa Betray kuri stage. Shout out kuri Betray cyane kubera ko yakoze ibintu byiza, kubera ko uwitwa Fifilaya yari backstage hirya aho ngaho, ariko ubona yuko yamwibutsa aramubwira ati ngwino kuri stage mwana nawe ugira icyo wahereza abanyarwanda. Ubona we yarakubise, ariko ikibazo kiza kuba aricyo nshaka kunenga cyane. Sinzi nimba ari ikibazo cya sound ya Kigali Universal, ariko sound nayo iba umuhanzi nyirizina nyiri gitaramo aribwo agiye kuri stage, nabyo biri no sense. Ndanenga cyane abantu bari bishinzwe icyo bita bari muri system ya sound. Umuhanzi kumara iminota 28 kuri stage ari we nyiri gitaramo atarabona amahirwe yo kugira ngo aririmbe. Icyo yakoze cyakora cyangwa shout out cyane, kubera yuko cyari gitaramo cyawe nta kundi wari kubigenza, warakotanye uravuga ati ngomba kurwana nabyo ibi bintu, kandi warabikoze. Uririmba nta cyuma na kimwe kivuga uretse mikoro yonyine, indirimbo n'iki byose. Ariko nanone kuba DJs nabyo ni ikibazo, dufite ibibazo bikomeye cyane. Aba DJ ibaze kujya zo trap kujya kuri stage, nyuma yaza kuvuga ko yari yanatanze indirimbo yazitanze mbere, ariko yagiye kuri stage indirimbo ze zirabura. Imagine wowe uri mu DJ ugiye gucurangira umuhanzi, urabizi neza kaje kuri stage uvuza indirimbo, sasa waje kuvuza ibiki amani nka Mutama. Nkuko njya mbabwira, ugomba kumenya nimba umwartiste aje kuri stage, nimba MC yamaze gutayarisha yuko hagiye kuza umuntu kuri stage uyu urabura imiziki ye gute yayiguhaye, ni ikibazo. Ubwo ngubwo aho ngani mu kibazo cya sound cyangwa se cy'abantu bashinzwe sound, ariko ubwo birajyanye n'aba DJ kubera ko bimaze kubaho inshuro nyinshi. Niyo mpamvu nandi kwihanganisha abarundi cyangwa se ndiho ndabwira abarundi, ntabwo ikibazo kuba Kiriku yaraje mu Rwanda akajya muri Mundi Center akaririmba akaza kubura ibyuma bikamutenguha. Kiriku ntacyo upfa n'abanyarwanda, kubera yuko Kidumu araza akavuza hano tukumva imiziki yiwe, agakora stage zimeze neza, abantu nk'aba Big Farious baraza bakavuza ibintu bikumvikana. Urumva abarundi nta kibazo tugirana, so ni ikibazo twe twifitemo nk'abanyarwanda. Ntekereza ko cyagakwiye no kuba ducika, kubera yuko sinzi impamvu dukunda guhora mu bibi cyane. Ntabwo igitaramo kugitegura nta byera ngo, ariko iyo bibaye kuri sound umaze igihe kingana cyangwa se n'amezi ngaho utegura igitaramo, none bikaba ku mwartiste nyiri gitaramo, ni ikibazo kiba gikomeye cyane. So dukwiye kujya dukoresha ubwonko kurusha gukoresha ibihaha, kubera yuko turakoresha ibihaha kurusha gukoresha ubwonko. So papa cyangwa rero yashoboye gukavaringa icyo cyuho, araririmba, nyuma ibyuma biza kumwemerera, arakomeza, igitaramo kiza no kugenda neza. Ariko cyaje kurangira nabi, uwitwa Kapiyopi the Great avuga ati ngewe basuzuguye old school. Ariko nge ntekereza yuko harimo n'ikibazo gikomeye. Numvishe yuko muri backstage habayemo ikibazo cy'abantu bari kunywera mu rumogi, barimo barasmokinga ku buryo bukomeye. Abaraperi sinzi ikibazo dufite. Ndibuka umwaka ushize, ndumva n'uyu mwaka ugiye kurangira cyangwa se uyu mwaka mu matariki za 20 nasi ndamenye itariki neza, hazaba igitaramo cy'abaraperi. Kaso cya gitaramo cyitwa ngo kiba abaraperi bajya bategura icyumba cya rap. Yego, mu cyumba cya rap mu mwaka ushize biferinga, muribuka ko habayemo ikibazo. Ubwa mbere cyabaye ikibazo cy'imvura kuri Canal Olympia, ubwa kabiri aho byagomba kubera hara mu itente hariya kuri Kan Kigali
haza kubaho nanone ikibazo cy'ubundiscipline abagaba artiste b'abaraperi mu Rwanda. Dufite ikihe kibazo, ariko ugasanga umuraperi avuga ati habaye ikibazo cy'uko aba bana bakasa old school hip hop. Ngenekeza ko atari ko mbibona, kubera yuko uwitwa Riderman yarakubise kubita na stage nziza cyane ashimira Papa Cyangwe. Uwitwa Fireman yarakubise akubita neza, shout out cyane, maximum respect cyane kuri Fireman. Fireman amaze kwerekana yuko ni umuhanzi umaze kwimprovinga nyuma yuko avuye Iwawa. Fireman ni umuhanzi wagize ibihe byiza, wagize n'indirimbo badawa abantu barazikunde, Zayitanga Ishaka yakubise, Nyame Jose yakubise. Fireman ni muri legend muri uyu muziki, ariko ibyo bintu hari ahantu ibiyobyabwenge byageze bimufungira izo nzira, bifunga iyo migisha kugira ngo yongere kuba agaragara ari brand. Nyuma yuko agiye Iwawa akavayo akongera akaza bikanga ikiyobyabwenge kigakomeza kimushitura ukuntu akajya muri rehab akavayo, ubu ngubu akaba yibereye mu gisera kigira mu gikomisiyoneri. Abantu babonye Fireman, abantu twari turi kumwe hari kuri nani kuri Kigali Universe, mwabonye ko Fireman asigara umuntu w'umugabo uri punctuel, mushobora kuganira kabisa mukabona yuko ibintu bigeze neza. Numvisha amakuru yuko arimo arubaka inzu nakomeye cyane Bugesera ari harubaka inzu nziza cyane igeretse kabiri, so byaba ari byiza cyane kurushaho, kubera ko Fireman ni umuntu wagize kariyeri nziza. Iyi kariyeri rero yagomba kubyaza umusaruro bikaza kugenda neza. So Fireman yarakubise, Riderman arakubita, sinzi impamvu biraba kuri Pifla. Rero nekereza ko bihura na cya kibazo n'ubundi ntago kajya kabura akabaraperi, kandi ni character zabo ntago twabibajajinga, ntago twabibakuramo, ni character zabo. So ntago kajya kabura, hari igihe nyine ahita avuga ati ngewe bigenze gutya, ugasanga nimba muga ati ufite stage zisanize, ugasanga nimba ari kuza saa 3 cyangwa saa 4 yigereye hariya ku kiwanja, cyangwa se yigereye hariya ku kazi isaa 5 saa 6 gahunda yamaze kuzicanga. So niba gukubita umwanya w'ikirizo ujye wihanganira, ugenda uperformingemo gutyo, uvugiriza intebe zikumve cyangwa se nizanga mambo kwisha, nuko biba bigomba kugenda. So ku mbaraga za Papa Cyangwe, ngewe ku ruhande rwanjye, ku mbaraga za Papa Cyangwe, nubwo abantu bavuga yuko harimo ibitari biteguwe neza, ariko ku mbaraga Papa Cyangwe ntabwo urajya kumufata ngo umujyanye nka The Ben man. The Ben ni umuhanzi mukuru, The Ben ni umuhanzi umaze kumenya icyo gukora, The Ben ni umuhanzi ushobora gukora igitaramo muri East Africa abantu kitabiye bitari no mu Rwanda, ushaka kujya Uganda gukubita. Papa Cyangwe rero ku myaka y'itanu ya celebratingaga biriya yakoze mu mbaraga ze ni biriya rwose, mwijyaho mu mujya kumujyana mwagira ngo ategura iki aze nka Chris Brown. Oya, byose ni step by step. Nimba ku myaka 5 ushaka gukora ikintu nka kiriya, ni bake babikora, ni bake banabishobora. Hari abahanzi benshi barengeje iyo myaka hano mu muziki nyarwanda, tubumva bavuza, ariko kugeza n'ubu kano kanya tutaramenya n'ibyo bakora naho bayirereye. So shout out cyane kuri Lewis. Hanyuma nabonye abantu bavuga ati Loki ya postinze post ya Papa Cyangwe, abantu bavuga bati none ishanura icitse umurizo Kigali, ariko nibyo nta mpamvu, nta rwango rwa burundu, hoya nta rwango rwa burundu, nta n'urwango rwakwiye kuba mu show business cyangwa se ngo abantu bagenda babyegereza umutima. So nimba umuntu yakoze musupporting, nimba ubona yakoze ibintu bizima bisupporting, nimba ubona ari bibi biteye ahuzu, niko bigomba kugenda. So kuba Loki yarakoze ku gaposte ni byiza cyane, bigaragaza icyo bita fair play, cyangwa se bigaragaza kuba abantu bari kumwe muri gahunda zimwe cyangwa izindi. Then ndava kuri iyo nkuru Papa Cyangwe, ngiye nta bintu byinshi ndamuvugaho, ibyo yateguye byari biriya n'ibiriya yarashoboye, kandi mu mbaraga ziwe ntako atageze. Mumbabarire gatoya mvuge kw'iyi nkuru yabaye ku munsi wo kwa gatanu. Ni inkuru yababaje abanyarwanda benshi muri rusange, ariko biranababaje badawe abantu, imitima yacu isigaye irimo amahwa. None uretse n'amahwa, imitima yacu ndabivuga gute, twarenze kuba abantu, dusigaye turi ibindi bintu nanjye ntazi ubwoko bwabyo. Ku munsi wo kwa gatanu muri Gasabo, muri Kicukiro mu murenge wa Masaka mu kagari ka Gako, hari umwana w'umukobwa wahapfiriye witwa Umutoni Diane. Uyu Diane byavuzwe yuko cyangwa se byanemejwe yuko yishwe n'uwari boyfriend we. Muti byagenze bite? Reka mbahereze iyi nkuru gatoya, nabashije kuyikurikirana tap to tap, numva ni ibintu biteye ubwoba. Ubundi uyu mwana w'umusore n'uyu mwana w'umukobwa bari basanzwe n'ubundi basanzwe bakundana, ariko uyu mukobwa akaba yarafite akabara akoramo haraza Masaka. Ariko
ariko akaba uyu muhungu n'ubundi yarasanzwe afite umugore banabyaranye barabyaranye bafitanye umwana. Ibi ngiye kubabwira ntago ari inkuru ngiye gukura handi, n'amagambo cyangwa se n'ikiganiro yagiranye nyuma yuko nawe aza kuraswa nyuma, kuko yaje kuraswa, ariko ni ikiganiro yagiranye n'abantu b'inshuti ze nyuma aho yari yihishe za Rwamagana nyuma mbere yuko araswa, arimo arigamba uburyo ki ibintu yabigenje. Ubusanzwe nkuko nabivuze barakundanaga, ari abantu babana umunsi ku munsi, ariko umujene umunsi umwe umukobwa ngaza kumubwira ati mbabarira umereze 60 kuri telefone by'amanyarwanda. Umutipe ati nta kibazo sheri wanjye ndaguhereza amafaranga amuna noma, amukubita 60 cash kuri mobile money. Amafaranga aza kumugeraho, ubwo amafaranga agomba gukoreshwa icyo agomba gukoreshwa nk'umuntu ugujije cyangwa se wase amafaranga sheri we ntago ajya kumaza ngo ugiye mu biki. Ibyo bibaho ngaho, ariko ngo nyuma amafaranga aza kuyamusubiza. Icyo gihe umujene nibwo yatangiye kubona yuko hari ikibazo, yamusubije for nothing, ariko birashoboka yuko hari abantu bagagasuzugura bakavuga ati warangurije akira amafaranga yawe ongera uyafate, cyane yuko nakemuye ibibazo byanjye, ubu kuri aka kanya nawe ushaka gukemura ibindi bibazo byawe. Ibyo bivaho birarangira. Hanyuma sinzi ukuntu yaje kongera kumuhereza 300 cash by'amafaranga y'u Rwanda. Ikintu yavuzemo kinakomeye, wumvaga mu ijwi ryiwe avuga ari proud y'ibyo yakoze. Doko uretse wenda ko nyuma yaje kugira gutya karira, ariko mbere ibyo yavugaga wumvaga uko asobanura inkuru ntacyo yashije. Doko hari ukuntu amarangamutima yacu agomba gukora nimba wakoze icyaha, hari ukuntu unavuga wicuza ubisabira imbabazi, we wumvaga yuko nta excuse irimo aho ngaho, ibyo yakoze yari punctuel kubikora kandi ntacyo yishinja. Ubwo hajemo ideni ry'300 aho ngaho, ariko ngo haza kuzamo akantu kameze ko kumusuzugura. Urumva ko we yumvaga kamusuzugura, uburyo yamusuzuguragamo ntago yabivuze, avuga ati wenda ngo yancaga inyuma cyangwa yajyaga mu bandi bagabo cyangwa byagendaga bite, nta kintu yabisobanuye ngo we yavuga ko yamusuzuguraga. Hanyuma rero icyaje kubaho, nihukanze ku nkuru nagiye muri detail nyinshi, ku munsi wo kuwa kane nimugoroba uwo mujene yaragiye, we yaravuye ku bintu by'inzoga, aragenda agura ikintu bita ni inzoga yitwa gute, yahise gute, ni icyuma jiribisi, ngo ni jiribisi ntoya, jiribisi ntoya. Aragenda agura n'akaji, ariko icyo gihe akaba yari yamaze gutyaza ibyuma bibiri, yamaze gutyaza ibyuma bye bibiri. Urumva ko umugambi yari yawunogeje. Arangije ikintu kibabaje kinakomeye, kuri uwo munsi yaje guhura n'uwo mukobwa, ngo ari ukuri iyo bajyaga gusezerana bahoberanaga, bagahoberana umwe agacaha n'undi agacaha ngaho. Arangije kuri uwo munsi ngo yaramubwiye ati sheri wanjye, ati hindukira nkwereke hari akantu nshaka kukwambika mu ijosi. Mwumva ahantu ubugome bw'abantu bugeze, abantu turarwaye, dufite ibibazo bikomeye. Urumva umwana w'umukobwa amuna noma na asina habari z'ukuntu bigiye kugenda, nazi ko hari umuntu ufite umugambi mubisha wicaranye ikintu kibi cyane. Ubwo amaze gushyiramo amashinyika, ubwo arashinyitse, amaze gushinyika ati ngomba kujya kwaplika something like that. Ubwo yamukuyeho imisatsi nk'ugiye kumwambika akantu, arangije avanamo icyuma. Umwana w'umukobwa ubwo yari ategereje surprise ya sheri we, nta kindi yakoze, yafashe icyuma akegeta ingoto. Akegeta ingoto. Akegeta ingoto y'uyu mwana w'umukobwa. Mwana w'umukobwa yarari muri mudu yuko agiye kwambikwa agashanete keza cyangwa se impano runaka, ariko yakiye imbugita. Maskini bavuze yuko ababonye umurambo cyangwa babonye ku murambo w'umwana w'umukobwa yateraguwe n'ibindi byuma hano mu mbavu, kimwe mu mbavu n'ikindi ku kaboko.
abaganiraga n'uwo musore bamubajije bati se none ko twabonye ibindi byuma kandi uvuga ko wamukase ijosi gusa, yari yababwiye ati muri coding, ibyo ndi kubabwira muri coding nshobora kuba ndi kuvugana namwe bwa nyuma. Baramubwira bati ko twabonye ibyuma mu mbavu ku maboko, sasa cyekiri wa musajya. Undi ati ntihagire ubabesha. Urumva umuntu nyine we yabaye proud yo kuba yisha umuntu, donc ari kubasobanurira nyine ntihagire ubabesha, ngewe nakase ijosi gusa nabwo ni rimwe, icyuma nakijyanye kuri ponseze batyaza amajya n'amazi. Ntihagire ubabesha, bakase nakase rimwe. Bambwira ati se amaraso twabonye ku gikuta agenda ataruka ariho tubona ko habaye ibintu by'imivungo byo kurwana byagenze bite. Arababwira ati wari wagira hano babaga inkoko, ati inkoko iyo bayiciye ijosi amaraso arataruka, ati uwo nawe rero icyabaye amaraso yatarukaga. Bo ubwo arasobanuye uko byagenze. Nibwo nyuma yaho twumvisha inkuru yuko aho yarihishe mu karere ka Rwamagana, aho polisi yakoze iperereza ikumva ko ariho aherereye, yahageze abona byahinduye isura. Polisi y'u Rwanda buri iri mu kazi, nta mikino ibihari. Ku munyabyaha, ku muntu ukekwa, nta mikino ibihari. Polisi ihageze, umujene ashaka kurwanya, yabanje gutera abaturage ubwoba, aho ati nimutava mu nzira ndabica ndabamara. Polisi rero yageze, hari ibikoresho twayiguriye, hari ibikoresho tugura, ntago ari inkoni, hari ibikoresho tugura bikemura ibibazo mu buryo iyo ushatse kubijyana mu ubwo buryo. Hari ibikoresho twaguriye inzego z'umutekano kuko bera bikoresho bigurwa n'abanyarwanda. Uriya mwana haramu ararebye ati sasa njyewe nkuko nivuganye wa mbere bwo yari afite bya byuma ngo ashaka kubitera abantu n'ubundi aho ngo azarwamagana, aragenda ashaka kujyana icyuma ku mbunda. Sasa wowe urajyana icyuma ku mbunda urantibare, nta kindi cyo bakoze, bamusokoje bamukubita iry'akabuno n'iry'agakanu, aferi irangirira aho ngaho. Ubwo nta bundi butabera, we yabwifatiye, yarwiciriye, aravuga ati ndagwa aha ngaha. Ariko mbere yuko ngo bamurasa yari yabanje kwicebaho ukuntu ashaka gutera abantu ubwoba ko ashaka kwiyahura, n'ubundi buba wanapfuye maskini nta kundi. Ubu rero umurambo w'uwo mwana w'umukobwa uracyamuburuke kubera ko nta yandi makuru turamenya nimba gahunda yo kumuherekeza cyangwa se gahunda yo kumushyingura yaba yatangiye cyangwa se yaratangiye. Ariko umuntu agasigarana ikibazo kigira giti, dufite ikihe kibazo? What happened to humanity? Ubumuntu bwacu bagagiye he? Reka nkubwire ikintu kimwe, Truasamire nizo numvaga ziri priorite cyane, ariko akavuga n'agasuzuguro. Ndibaza ikibazo kimwe, ariho abantu tubera ibitangaza, nimba wowe udashobora no kurema urushishi, ukaba udashobora no kuba warema irobo cyangwa se, donc nta kintu wowe ufite cyo gucreatinga cyo kugira ngo kibeho, ugira uburenganzira gute mu kwica umuntu? Mwarahuye mwese mukuze, amenyo yuzuye 30 nangahe, nimba warariwe, mambo kwisha byararangiye, genda ushakira ahandi. Ariko byiba intandaro yo kujya kuvutsa umuntu ubuzima. Numvaga arimo aravuga ngo yari afite gahunda yo kuzashaka icyo utariho. Come on, iyi nkuru nge nayibonye numva birambabaje, numvishe nari amajwi y'uyu mujene, numva binkoza ahantu. Ariko twakwiye kuba turenga icyiciro cy'ubunyamaswa, tukarenga icyiciro cy'ubucucu, tukarenga icyiciro cyo gutekereza ibintu bya hafi aha ngaha. Mbere yuko tujya gutekereza ibintu tukabanza kuvugaho yuko turi abantu. Itegeko ry'Imana riravuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Sinzi nimba wikunda, nimba wabasha kujya kwikata ijosi, ntabwo wawe wikunda, ariko urwo rwego
amategeko y'Imana twarayafashe tuyaca amazi. So nta kindi navuga rero, Imana yacire umwana w'umukobwa cyangwa se Imana yacire mubaye umwana w'umukobwa. Nge najyaga mbahereza inkuru y'ukuntu byagenze, nabonye ari inkuru abantu benshi bakomeje kugarukaho bababaye cyane cyane ku buryo bukomeye, ariko Imana imworohereze cyane cyane bikomeye cyane. Ariko uyundi nawe barashe nawe, ubwo nawe umwami yakoreye ubwo araza kumuhemba gake gake, barabo baraza guhurira ahantu buriya bagende bagira ibyo baganira. Ngira ngo nyuma yuko havuzwe inkuru nyinshi zikomeye cyane ku witwa Prophet Joshua Kasongo, ngira ngo twari turi kumwe twibereye harya ni hera Azariya Kote, umugabo arahaguruka ati njyewe mu gitondo cya kare atari kaje n'umuganda, ndabyuka nimba ari ryo jambo yakoresheje ati haza gucamo undi ariko sharika kubwira harimo wenda hari umuntu ugeze kumbwira ati hari ikintu bita kuba umusikama, hakaba n'ikintu hakaba n'ikintu bita kuba igisambo ruharwa. Prophet Joshua ngiye atangaza amafaranga nari impari, yaraje ikibazo yavuze yuko impamvu atagomba gutanga amafaranga ngo bamwicaje mu budehe. Urumva, bamwicaje mu budehe muri rubanda nyamwinshi. Kaso hari ahantu twari duhari twese, waje mbere nanjye iyo nza kuza mbere nari kwicara imbere, sibyo? Waje nyuma yari kwicazwa inyuma bitewe n'igihe waziye. First of all, nimba na ariko bana batipe shani bana nzambe kweri kweri, nibo babana nzambe kweri original. We arashaka bya byubahiro nk'ibyande nk'ibya ministre, ahubwo we yashaka urabona ahantu Platini na nene ngaba bicaye, ya niwe yashaka niwe yashakaga kwicara. Biriya bintu rero ntabwo ushobora kuzana systeme bana nzambe bakongoleye ngo uzizane ku mwana hariya buriya Platini na nene ngabo n'abana bahesha. Reka tuvuge bikigali, urumva, reka mbi class aho ngaho, ntabwo waza kwivangavanga. Anyways, ibyawe byose nubwo atabaye amafaranga, nakeza ko anatanga kiragi nazo umuntu witwaje umuganda. Urumva, umuntu witwaje umuganda, umuntu witwaje easy aya mafaranga nazaba nka zo mu bakwe. Narumiwe rero, ariko biza kunungura asiza akadomo akavuga ati ngewe aya mafaranga ntabwo nzigera nyatanga. Sawa, reka tuvuge ko utazayatanga. Prophet, iyo uri gushyigikira umuntu ntabwo ngewe waba wansanze wanjye ufite uburyo nateguye ibintu, reka tubivuge mu buryo busanzwe, mu muco usanzwe. Nimba iwanjye nateguye ibintu bikaba ngombwa yuko nateguye ikigage gusa, nibwo bushobozi mfite bw'ikigage, ngatumira abantu nkaba nzi neza ko bagomba kuza kunywa ikigage, nkagutumira nayo ariko mfite gahunda iyi n'iyi, abantu bazaza kwinywera ishaka ngo uzaze kunywa ikigage nimba wakibasha. Prophet nakiraza kujya gutumirwa, ntago watumiwe ngo ujye kwicara muri VIP, cyane yuko nana VIP yari hari kubera ko nge kuna bikurikirana nahageze hari akarutara nahagera, n'abandi atumirwa batarahagera. Ahantu hose hari VIP, ahubwo byatewe n'igihe wowe time, nimba bagwaye time ya saa 3 cyangwa saa 2 igihe uhagerera, wowe ukaza kuhagera saa 5 kama king, ukagira ngo barasanga ngo bagusigiye agatebe kawe, ntabwo byari kuvamo. Ushobora gusanga umwanya wo kwicaramo nawe wicayemo, ari njye hicaye nakabye kuko ngera ari umutara makuru agomba kwicaraho nyareba neza. Tereka iyo biza gukundaga gutera intebe kuri ya stage yari iriho Platini na Naringabo. Ikibazo nanone cya kabiri nkibaza, ndibuka yuko Arthur cyangwa se Nkusi wari uyoboye igitaramo yamanutse aza hasi, wenda ikibazo kereka nimba ari kutavugiye kuri stage hejuru, ariko stage nayo uyu ugenda n'utuguru twawe gake gake ukamuvinga, wari kwizamu nta wari kukugarura, twese aho wari witwara kubonaga. Ariko ibyo byubahiro washakaga ntago ndi kubera kuko hari nta VIP yari hari, washaka kwicarana na Gayeri se, Gayeri nabo buri yaza yakerewe twari kumwicaza handi inyuma. Washaka kwicarana na ministre uzigiye yaziye, duhungire he? Yaje kare
yaje kare ari mu bantu bahageze kare. Iyo uje kare wicara imbere, iyo uje nyuma tukwicaza inyuma. So abantu rero sinzi ibindi byubahiro bakugombaga bari abagabo. Neri ngabo niwe bivuze neza, aravuga ati ngiye nkora imiziki, mpereza abantu imiziki, icyo nanatumiriye abantu hara n'ukumva album kandi byagenze neza. Ibyo kuba yarasuzuguwe cyangwa atarasuzuguwe ntacyo mbiziho. Ntabwo nubwo nabishinzwe, uretse yuko nuko yari yateguye ibintu nta protocole zazaye zo kujya kukwicaza baba n'abakobwa cyo bakuraga aho imyanya abantu bari bageze niho babicazaga mugenda mukurikirana bitewe n'igihe wazi, ahubwo ushobora kutarumvisha neza icyo bita time management mon frère. Ahantu hose uba uri umukire cyangwa uri umukene igomba kuba ari iya mbere, ariko nimba uje mu bintu saa 5 z'ijoro ugasanga tugeze inyuma iriya, fatiraho bigeze. Ikindi cya gatatu nshaka kukubwira, Joshua ahantu wari wicaye nta muntu numwe wagwagurukije agukurura ngo agufate mu ijosi ngo umuntu utange amafaranga cyangwa se utange contribution y'irunaka. Iyo uza gukomeza ukanicara byari kuba ari byiza kurushaho, ntabwo twari kuba turi kuvuga turi kukubaza amafaranga impamvu utayatanze. Ariko urahagurutse nawe kereka nimba uri muri abakira bifoto ubwo uri abo bakira bifoto rero kuntu nge mbita umbabarire, ikinyarwanda ushobora kuba utakizi neza ariko ugifate gutyo, nge mbita nkirabuheri. Ntabwo uba warakize reka uba warabyutse mu gitondo ugasanga ibintu birakorwa ukikinisha ukavuga ngo uraho umukire. Ntabwo uba uri umukire. Nimba uri umukire w'ifoto sawa, ariko buriya umugabo nyamugabo twebwe tuzi nk'abanyarwanda arinda ijambo rye. Iyo ijambo ryakunaniye kuririnda rero tugukarasa ahandi hantu singiye kuhavuga, nawe ushaka kuhatekereza ukahamenya. So nta protocol rero yawe yari hari runaka iri prive ngo igomba kugutwara ahantu, kuko abantu bari bafite protocol nzima cyangwa se yari igenewe. Yari abahanzi babiri baba basohora album, twebwe icyo twari tugamije twese twagomba kuza tukicara tugakurikirana iby'abahanzi bagize gute baduteguriye. So nimba rukeneye izindi protocol rero wagomba kuzinduka mbere, wari gutera imbere intebe hahandi imbere neza cyane, nta wari kwagogurutse. Ariko igihe wigize nawe urakizi aho ugomba kwicara hari izindi protocol rero nta ugeze guhagurutsa ngo ngwino ujye kutanga amafaranga, ibyo nta wigeze ubigukorera. So ntekereza kuri kwibaraguza rero ntago rero wagakwiye kuba wibara mu bakire. Nimba imitekerereze yawe kimeze gutyo, full stop, point entre finish. Asoni wowe ngo bagusuzuguye nta muntu wagusuzuguye, ahubwo uri kwisuzuguza, uri kwiteza abantu, wowe uri kwiteza ikibazo. Ariko barambwiye ngo ukunda gutwika, uri ushaka gusanga uri muri gahunda zo gutwika. Bananzambe mugunda gutwika cyane, ariko hari igihe muzatwika mukitwika. Aha kanijyandere iyo nkuru reka nyiveho nigarukire. Ese kaso uzi ibintu byabaye? Wari uzi ko reka nkubwire ibintu byabaye. Reka Vestine na Adruado nka data ninde Idruwagado ninde Idirisa aho yavuga ryari yindi genda iyo bacaka vuga wirya iminwa. Reka nkubwire agakuru utaruzi. Wari uzi ko buriya Vestine yamenyanye n'umugabo we mu kwezi kwa 10, sibyo? Ubwo n'umwaka ushize. Hanyuma umugabo we aza Kigali mu kwa 12. Bamenyanye mu kwa 10. Aza i Kigali mu kwa 12. Bakora ubukwe mu kwa 7. Mbarira imibare irimo aho ngaho. Bamenyanye mu kwa 10. Mu kwa 12 baza Kigali bamaze amezi 2 bamenyanye. Mu kwa 7 bakora ubukwe. 7, 8, amezi 9. Hanyuma mu gihe kitangana n'umwaka bihita byanga za filime twari kuri cassette. Yagiye hise ekadazirane kabiri. Reka nkubwire rero Morodekayi umuhungu wawe habera kasha makokero. Baramurebe ariko buriye reka nkubwire ndakurahiye. Bro uzakorere ku Kimisagara, uzaba umwana w'inyamirambo, nuta umwana w'inyamirambo uzumirwa. Uyu muhungu ugenda mwemera muri ndaha umuri umugabo cyane, ntihazagira umuntu ugucisha mijisho umusaza. None ahita bicira neza. Buriya ugenda ukavangamo akantu ngo ibindi Imana duhana umugisha. No reka nkubwi akivuga ngo ibindi Imana iduhana umugisha. Nari ndahantu ndi kumwe n'umumere ngo yongo ntiwumva uyu mwana di
ati sesa bita binyibutsa uribuka ikibazo cya cano giteza mbutiyaje mu gihugu nabwo yakoresheje akajambo karimo Imana abantu baravuga batari ku mwana mu mwangira ikisha ati uyu Moridekayi yabivuze neza ni Moridekayi mu mwangira iki ariko byo nanjye rero naje kureba ndavuga ati reka twicare twiga umwana wo ku Kimisagara wacuruze imyaka ingahe ku Ntaraga ahangaha ntago yaje gukina i Kigali Chita akamunyuza hirya ati rega ati icyo ndi kukubwira buriya ni vie privé n'ubuzima bwe privé ati twebwe icyo dukora nka management tumugira inama ariko n'ubuzima bwe privé nanone se ubutumwa arabubonye bwageze kuri konte ariko ntabwo kiriho ati none se ati wowe ati yese duha umugisha ariko mana yanjye yabo datwe none Chita ndavuga ati none wowe plant iraza kugwa mu kiganiro ndagafusha rukara Irene yabuze ahamufatira ariko nibwo nase mvuga ati aba bajama mubareka bakora ibi bintu barabizi bazi ibyo bakora ariko ntabwo waba warabaye mu buzima bushariye cyangwa se bugoye imyaka nk'iriya nka muri ndahabi ngo nugira ikintu ufatisha ujya kugikiniramo ndibukaje wundi gihe nandi kumwe n'uramuvandimwe nabonye n'ikiganiro mwaje kunze igihe twatwicaranye ahangaha turi kuvuga ku bya planka tukavuga ko tutabona planka y'aka kanya bitewe n'indirimbo bana bakobwa amaze gukora zimaze kugera ku rwego rushimishije nta planka yabirimo hariya nta planka rwose yari irimo hariya ubutumwa bwaratambutse buranasohoka ariko Irene yavuze ko n'ubuzima privé ariko uburyo yagiye akoreshamo abantu nibwo bavuze baravuga bati Moridekayi bakureka ikibugu gikine mu kucyumva ibi bintu urabizi Moridekayi nanjye nta yindi comment nongera gushyiraho rwose wa mugabo we ibi bintu urabizi iyi nkuru reka nyiveke nanje kubasobanurira n'ukuntu aba bantu batigeze bamarana iminsi rwose yo kumenyana nta kumenyana kugeze kubaho byabaye TikTok byabaye nka business hanyuma cyara kabaye umukire Coach Gayeli yemeye yageze haravuga ati kuva nava Bengazi nkamanuka Tripoli nava Tripoli ngikubita Bangladesh nava Bangladesh ngikubita ahantu bita Morocco nava Morocco ngikubita Texas mvuye Texas ngikubita England mvuye England ngikubita Lagos ndamanuka nza mu butayu bwa Sahara ndanje nza muri East Africa ngikubita mu Rwanda umwana w'umuhungu witwa Utijoweri ankubitiye ahareba inzega ubwo ibyo bije nyuma yuko n'ubundi yari yatangaje yuko nta muhanzi mu Rwanda dufite ushobora gukora stage nziza nyuma yuko uwitwa Utijoweri yari mu gitaramo cyitwa Kigali Dutaramane Culture igitaramo cyakirimo Masambi Ntore cyakirimo Jules Sentore cyakirimo Utijoweri cyakinarimo kandi witwa Teta Diana taramo cyari umuriro nabonye rwose ariko Teta ngo yakunguye ntago ndabijyamo bya Teta kuntu yakunguye ariko ngo yakunguye ariko igihari rero Utijoweri yemeje umukire arangije akora mu mitanago afata ikaye n'ikaramu akoza muri wino arandika arangije aravuga ati talent like this doesn't come after a performer was born in Rwanda Utijoweri byakoze neza yivunaguye arivunagura cumugara abantu baravuga bati yego sha aho ngaho usa nka so kabisa ubu ngubu rero umukire Coach Gayeli yamaze kubona noneho byibura umwana ashobora kuvuga ati stage yawe rwose ni sawa ibi ngibi yaba ari shoti rikomeye cyane ku muhanzi nka Utijoweri y'umukire nk'uwo nguwo akurebye akakublessing akavuga ati aho ni sawa bikwereka yuko uri mu kazi hanyuma inkuru ngiye gusorezaho cyangwa se ibintu ngiye gusorezaho bimeze bityo niko Kaso Rugumi wa Jolly hari uramuzi nta kimuforoye waruzi n'ikindi se kagira ngo kagira inkuru Jolly agikora ibyo bintu byo kumuforo wingura harabana i Kigali babarcyaye bavuga bati Jolly n'ubundi dore wowe naba nawe kuyo Mercedes Benz hariya bazita G-Wagon ziri G-Wagon ni biki icyo ni baso neza ngo ejo bundi nakwitanye nawe mu mujyi ndavuga nti yewe hawe urumva baramureba baravuga ati Jolly n'ubundi wowe icyo ukuye urakizi
iyo umaze gucakira ntago ari byiza ngo ukomeze uba uri kwigaragambya hafi aho ngaho. Uwitwa Keza wa The Train uramubona? Wamubona? Keza arareba ati Jolly yamaze gukura mutwe, reka nkwereke. Abarakuru w'ingwe nawe. Reka. Ahubwo yese yataka. Ubundi reka nkubwire. Nibyo akubwira ngo imbeba. Hari ukuntu injangwe uva ku meza. Za mbeba zawe ziri hafi aho ngaho. Zigatangira zikikarakaza. Kavuga ati natwe reka tujye gutora duke bidusigaye. Urumva? Igihari rero. Uwitwa Keza wa Teriska. Ati tugize amahirwe yari yarafatiweyo. Ati rugumu ubu nahandi turi kureba. Ati agisinzi arajya gukanguka mpari. Abatangiye kujya kuri twa dufoto twa rugumi. Urabona ko yambariye agakabutura, harano yambaye agakabutura n'aga t-shirt nk'umupatron. Atangiye like mu minota 30 ifoto ze zose Keza iratangiye imva. Nibyo nazuvuga nyine hari ukuntu imbevu iva ku meza, ipusi iva ku meza, imbeba zaziri ku ruhande zikavuga zitereka dutoratore. Keza na rugumi wambunduka katoroshe sha. Ariko reka nkubwire Keza ntago yakwigombera rugumi bunduki Mr Bunduki yaba data we nta biragoye ni nko guterera rwenzure. Ni ukuri kwa Mungu ko Keza ari umuntu wavuze atari kwamagana Keza utarayikinga n'ifoto z'umugabo babyaranye akajya kwa rugumi Mr Bunduki. Nawe reba gabare ya Jolly, sibyo? Urebe na gabare ya Keza, umbwire kuntu Keza azajya kwa rugumi. Reka nkubwize ukuri kw'Imana, hari bararitabera imbwa tujye twemera. Ni ukuri kwa Mungu ujya nkubwi cyakora wenda ushaka kuri yakinga. I don't know wenda hari ukuntu voka yimbwa imanuka ihiye birashoboka. Ariko Keza we ntacyo nkwijeje uramuke rwose.